twaramamaye da none covid ivutse jinebe zacu irazihinze ibyamamarira byicaza maze yamamara ku isi igikuba kiracika tuti gahunda niguma mu rugo ibintu byinshi birahagarara maze amagambo ashirivuga tubona ko byose bishoboka abantu ngo twaramamaye da twateye imbere natwe maze twishyira hejuru tuvumbuye ibyogajuru tugira ngo ari tubonye ijuru hari n'ababeshya ngo Yesu nagaruka bazamurasa none coronavirus irabahinyuje dukwiriye kwibuka yuko ubuzima bwacu buzima kandi ko twananiwe gukora intwaro yo kwica urupfu tumenye ko intebe twicayeho zinyeganyezwa bikarangira ziyubitse tukazima maze ubwirimbi rikatubona abantu dutinya urupfu tugatinyuka ibyaha ngo bizana ibyishimo kandi ari byo nyirabayazana abantu dutinya urupfu tugatinyuka ibyaha ngo bizana ibyishimo kandi ari byo nyirabayazana abafite ubwenge buke ariko covid-19 yaje aragahoma mu dushaka icyayihagarika imbunda zibura ubushobozi tugira ubwoba tutini dukorakora amafaranga nayashobora kutwanduza ibyo umuntu arutisha imana imbaraga zirabishira nge nabonye ku bwenge bw'umuntu hari aho kugarukira umunyabwenge ajya yubaha imana abantu dutinya urupfu tugatinyuka ibyaha ngo bizana ibyishimo kandi ari byo nyirabayazana abantu dutinya urupfu tugatinyuka ibyaha ngo bizana ibyishimo kandi ari byo nyirabayazana gukanguka tugakorera ijuru kuko ibi byorezo umenya rigatunga ndabona atari bimwe bisanzwe ndabarahiye ndabona byiyoberanya cyane nka ya nzoka yashutse Adamu na Eva abakozi b'Imana twitondere iyi minsi iraruhije dusome cyane Bibiliya maze tureba aho ibihe bigeze tubyitondere ntidusinzire tudahunikira maze Yesu akagaruka tugasigara